hotel abantu bati rero urarwaye. Aha. Okay, arwaye. Mwe mutekereza se ko ndwaye iki? Mwe mutekereza ko ndwaye iki? Rwose uyu munsi is my best friend, my good friend. So nice voice. Ndashaka nibyo boneri. Okay. There you go, get it. Tugira ibanga mama wacu. So uyu munsi rero ndi hano kubera abakunzi banje, abantu bankurikirana nyine ndaganda n'abakunzi, ntabwo jewe abatari abakunzi nyine ntabwo nshaka no kubamenya, ndaganira n'abakunzi. Rero iyo umuntu afite ikibazo ku mukunzi we afite uburenganzira bwo kwakoje yawe imisozi tukajya live shiri kuri kwa gatanu akwisi mutabire Djihad tukiri live ndanamukumbuye. Hey Shu, we miss you penu kuri nanjye ndabakumbuye cyane. Ariko guess what you guys, mu byukuri murabaza ibibazo bitandukanye. Aline urarwaye, Aline barakubaze, Aline ufite ntibara agaki Dennis mfite mu nda agaki. Anyway, I'm here to respond all your questions today. Ariko ikintu ndaje inshinga cyane nuko mfite igitaramo kiryoshye cyane muri Europe mu Bubiligi. Nyuma yo mu Bubiligi nzababwira ahandi nzakurikiza, ariko so far ni mu Bubiligi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10. So ibintu byose rero nyirinde ku Saddam. Hello, God bless you, God bless you. Ibintu byose rero ni kubitegura mbere, hanyuma nyine nk'ubu ngubu abantu bahano basaba kwitegura, ariko ndashima Imana so far bari kugura amatike. Nawe ni utarayiguriye igure, bizaba ari gala night. Yes, Canada I'll come after Europe. I think my next is USA. After USA I'll come to Canada. Igitaramo Djihad, igitaramo kutari kugishyushye dore nasiba mara fiance no kuri ndamuwe. Igitaramo rero ni tariki 5 z'ukwezi kwa 10. Azaba hatangiye kongera gukonja, ariko tuzambara neza. Ni gala night, tuzabona kubaho kw'Imana, tuzabona ibitangaza. Abantu bataragura ushaka kugurira umuntu tike, ushaka kuba ukavuga uti ngenda shaka offer umuntu kuzaba muri gala night nkuko tubikora mu Rwanda na hano. Rero we are so ready. So uyu munsi rero especially this special harasa neza na gwashyushye nk'ejo. Especially today I'm here to respond one of the questions. Yes, komeze bambwirire sheri kamite kano ka message ka Djihad ubundi niko pini niyihera. Okay, aka message ubundi le 5 October niho ubundi niko bimeze, niho ruzingiye mu yandi magambo, niho ruzingiye. Bwira mwene wanyu uri muri Europe, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri mu Rwanda, you are welcome. Everybody is welcome to come and worship with me. Muri iki gitaramo nzaba mfite ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10, kizabera kuri hoteli yitwa Ton Hotel. Abantu bati rero urarwaye. Aha. Okay, arwaye. Mwe mutekereza se ko ndwaye iki? Mwe mutekereza ko ndwaye iki? Rwose uyu munsi rwose nushaka no kumbaza live ndagushyira kuri video bati urarwaye, bati ibi nibi. Anyway, I'm here to respond. Rwose ndahari kugira ngo mbasubize rwose pe, rwose dushira impungenge. Ariko nababwiye ikindi ndaje inshinga cyane ni ibitaramo mfite, noneho bikansaba n'umwanya munini cyane wo kuba ndi hano kugira ngo mbashe gukora ama repetition. Ntabwo byoroshye baze kujya gukora repetition mu Faransa cyangwa mu Bubiligi cyangwa mu Budage cyangwa se he, kubera ukuntu ibintu bigenda bitandukanye. So anyway, nyine ni kwa kundi nakumisi mama wanje King, how are you? You prophesy for me and God did it. Thank you yo. So igitaramo rero reka kuba ko mutari kumbaza ibibazo mushaka kumbaza, reka mbabwire none ngibyo nshaka kubabwira. Mfite igitaramo ku tariki 5 z'ukwa 10 mu Bubiligi, kizabera kuri hoteli yitwa Ton Hotel Avenue Louise. Ni igitaramo kimeze gute? Ni igitaramo kirimo amashimwe, kirimo kwibuka iby'Imana yakoze. Mu by'ukuri twaciye mu byinshi, nuzajya ubona umuntu mubasha gufatanya gushima Imana cyangwa kuzamura ishimwe ry'Imana yakoze, nta kiza nk'ibyo ngibyo. Rero
rero ni igitaramo Imana yashyize ku mutima, hanyuma rero kugira ngo mu gihe gisa nk'iki ngiki tubashe gufatanya n'abantu bari muri Europe, ushobora kuba uri mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Budage, mu Bwongereza, mu Busuwisi, you are welcome. Izaba ari gala night, nk'uko mubizi nyine nibyo bitaramo kenshi nkunda gukora, script ni yayindi. Izaba ari gala night aho tuzambarira tugacya kubw'Imana, tukambara neza tukumva ko tuje gushima. Njyewe mu by'ukuri Tom Hotel red carpet Zuzu, you know, Zuzu wanjye ndamubonye, so bizaba ari ibintu byiza kuko burya numvishije amwarabashije kureba n'amakuru mu Rwanda, wenda nitubona umwanya turaza kubivugaho. Producer wanjye Jules, sinzi gusa Imana iguhe umugisha. Uyu Jules producer niwe wakoze Zahabu Papa w'ibyiza, n'indi album izasohoka ku tariki 20 z'uku kwezi kwa munani Igifaransa. Nzamutumira live mumubone mufashe kumushima. So mu gihe rero ndi kubabwira gahunda z'igitaramo, ndi kubabwira yuko ari ibihe byiza Imana iduhaye kugira ngo dufatanye gushima Imana. Murebe namwe uburyo Covid yaje, ibintu bikagenda uko byagenze, ariko twicare tubwire Imana tuti this gala night nanjye ndashaka kuba muri wowe Kristo, ndashaka kwambara neza kubw'Imana, ndashaka gushima Imana. Hari ibintu ngewe nemeranyaho, burya ibintu by'Imana bigomba gusa neza, bigomba kuba byiza. Kuki twumva ibintu by'Imana ukumva wabishyira ahantu munsi y'igitanda? Ujya usaba Imana nushaka umva, ko numva byaba birebire. Anyway, reka tuzahure kuri Tom Hotel Avenue Louise ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10, ariko so far amatike arimo kugurwa neza cyane cyane cyane. Abantu bambaje nangaye kwinjira, hazaba hari icyambere muri gala nyine, ntagara itarimo kurya no kunywa, kandi nyine kwa Aline nyine abagomba kurya no kunywa nyine, no kwa Yesu yarabagaburiye, yarangije kubagaburira turavugana. Yes, ushobora gushyirira umuntu akashaka kureba concert gusa ukamishurira 50 €, ariko hari kote ya ruguru, harya ruguru hari kote ya ruguru, ni bien décoré, ko kubaha script yo kumuntu neza, sari meze gutya. Ruguru rero ni kote ya ruguru y'abantu rero sasa VIP, ukarya bakaguha entrée, bakaguha dessert, bakaguha nako byo kurya, bakaguha na dessert, ukishyura amayeri 100 hakabamo no kukuririmbira, hakabamo n'ibihe byiza. Ariko wajya hahandi muri 50 € no kureba concert gusa. Mebo nzi ko mwese muri VIP Imana ikuremere, yaguhe kandi mbahaye igihe cyo kwitegura. N'abari muri vacances bumvireho, muzaze musikorinye, nta handi rinye muri Yesu, ni kuri Tom Hotel tariki 5. I have a surprise guest, nyine ni surprise guest namuvugira hano kuri live, kandi ari surprise guest. Guess who? Tekereza ko nzakorana nande muri iki gitaramo as a surprise guest. Wenda ni Djihad, wenda ni wowe. Anyway, guess. Okay, amaguru kese urebe iki sheri, urebe ko nananutse se, nibyo ushaka? Okay, let me stand up a little bit. Okay, nahagurutse, wambonye. Ati haguruka. Ese ugiteganya kuzaza mu Budage? Nagombaga kuza mu Budage, yes, ariko nyuma y'Ububiligi ntekereza ko next ari mu Budage. Okay, nguyu jewe nahagurutse rero. Bishimye? So because I'm here for you guys today, so this is it. What guest ndumva ari mbonyi. Okay, let's wait and see. Kanyambo, Miss Kanyambo, reka tegereze tuzari ari mbonyi. Birawe ni byiza David Mukishimana, none se wabigenje ute koko umbwire? Map nanjye sheri Sara, map ntandirinye aho bizabera ni mu Buseri kuri Tom Hotel, ariko amatiki yatangiye kugurwa online kuri Team Production. Ndaza no kubishyira kuri Instagram yanjye mukagura amatike, kuko franchement imyanya iri limite. Nkubwire, hari ibintu nyine nabonye bitandukanye n'abazunguruka mfite ko bari ruhande rwanjye nyine. Urabona mu Rwanda hari ukuntu nyine abantu bashobora kuba none mukavuga ngo reka twigize intebe hirya, ntabwo bishoboka. Niba bakubwiye abantu 500, nabo nta 500 n'umwe bakira. So biro bikuntera impungenge, ariko bizagenda neza. Ubigenza gute kugira ngo uhore usa neza kandi wishimye? Ibanga nta rindi, nuko nasobanukiwe yuko impano Imana yampaye n'umunezero, ariko nkabyuka nkavuga ngo izi byo yibwira kongerera ni byiza si bibi. Ariko igihe cyose naremewe umunsi, nubwo sababu ziba zihari,
ngerageza guha agaciro umunsi nahawe nkagerageza kubibyaza umusaruro twishimiye uri kugataye none siteganya gukora indirimbo na Vestine na Dorcas cyane kobwa bangisha ahubwo se ari hehe Morodekayi turayiteganya siwe wenyine gusa nuko numva yuko ntazarangiza kariyeri y'umuziki hakoranye n'abahanzi benshi ngomba gukora n'abahanzi benshi abaramyi benshi abajejo abazaza nditeguye kuko ntabwo franchement nzaririmba ariko hari igihe nzababwira ikindi gihe ngewe ndashaka undangira akazi k'ubushoferi mfite kategori B na D mu by'ukuri sindi mu Rwanda ariko niba hari umuntu uri kuri live agashobora kuba yatanga akazi uyu muntu mumuha akazi afite kategori afite permis mumuha akazi n'ukuri tuhana umugisha ariko mumuha akazi ngewe simpari kandi ibintu bya transport sinkibirimo cyane narahombye ariko ntacyo buriya nzongera nunguke uzaze ngukorera inzara mamo Eric nzazi Gisenyi gukoresha inzara cyangwa uzazi Kigali kandi nkeneye no kuzikoresha byo nkeneye kuzikoresha kera bajyaga banka ngo uteraho inzara ntabwo nteraho inzara inyuma y'umuziki inyuma y'umuziki ama business woman ariko nkaba ndi CEO and founder w'umuryango witwa Ndineza Organization hanyuma nkaba ndi umucuruzi nkaba fashionist nkora fashion après ça nkaba mu minsi izaza nzaba ndi mu Rwanda haleluya mana bicubahiro okay sha mwaretse kumuviga kunanuka sinikibazo sinzi nanjye bambwiye ndabasubiza wakoresheje iki kugira ngo unanuke please tell me okay tubwire icyo wakoresheje kugira ngo unanuke okay the question is here tubwire icyo wakoresheje warananutse cyane ari ni habaye so ku cyabaye cyamere ku cyananuye murabwira icyo mushaka mpere ku cyabaye mpere ku cyananuye kuko somana kiri ama audio menshi abantu babwira ararwaye kanseri bamushyizemo umupira bamubaze bakoze iki Fabar ntago nabonye ikibazo cyawe wakunyemera live wakwihobera pu maze kwamaka gift Sara wanje yambi sweetheart icyakunanuye please icyabaye ku cyabaye okay Sweden turagutegeka Sweden mubanze muze mu bigi dore mu bigi rero dupanga uburyo ngomba kuza muri Sweden sha muzaze le 5 October love you so much inspire me iyo wakoresheje kuko natwe turashaka kunanuka hera ku cyakunanuye byose bitubwire okay kuko kino kibazo gifite abantu benshi ifoke ngisubiriza rimwe kuko ntago ndi bukigarukeho banza icyo wakoze ngo nanuke okay aca kunanu icyakunanuye aba bantu batera peace mysteries ntago nzi kubavuga neza ariko I love them so very much bumwe mu bintu bimpama umuntu wambaje ngo kukimara nishimye I open my mind, I open my eyes iyo ngize amahirwe gufungura amaso yanjye nshaka ijambo ninjiramo so aba bantu rero bamaze igihe bamfasha kuko franchement murabizi aho telefone zaziye kera nari umukristo tubyuka nkafata Bibiliya yanjye ariko singiye kubabeshya naraguye Bibiliya yanjye sinzi n'ahantu ikiri ndabyuka nkatafata telefone ariko Imana ishimwe ko yazanye abantu nkabariye kugira ngo no muri telefone ugira ahantu klika ubone ijambo ry'umunsi so thank you so much kuduha ijambo ari mu byiza naturel kwisiga makeup neza cyane yigusha nanjye ndabizi bura ntabwo nisiga makeup buri munsi ariko nyine ndayikutura kwikundira mama wacu kutoka Kimironko kwa mode ntabwo makeup nanjye hari igihe mvuna nko kuwa mbere ni free makeup kabisa n'uyu munsi rero nabyutse numva kwanga harimo n'ibintu byo kukura kw'imyaka rero ntabwo bikiri nka kera nakundaga amahera n'ibintu by'ibigurudumu ariko ubu ngubu nshyiraho nkumva ari nk'ibintu biri kumamaga so no gukura gusa nta wigiza mbyiga sinemere umuntu wese ko ambyiga igihe cyabyo kiri kugenda kigabanuka ariko nta wumgize burya ibintu byose ntakagira uko byigarata ibintu byose bigira igihe bikanashira bikarangira ati tubwire byose mukozi w'Imana niba ari uburwayi amwe mu makuru nuko nyine haravuga bati rwose buriya ni kantuza nyine nari indwara ntashaka kwamamaza kuko ntabwo namamaza indwara namamaza Imana ariko urasa neza anyway ndashaka kuko tuvugana kuri iki kintu kuko aba message nabonye n'abansezeraho ahubwo buriya mpita nkora nka fondation nyine ya bye bye anyway byanyeretse yuko DC n'abanyanga babyaraje oh my prophetess I love this woman baby banks 1111 reka mbivuga isi yose ibyumva I love her
n'umuntu wambwije ukuri mu buzima aho nicaye ahangaha n'ukuri yambwije kandi akansengera arampanurira disi nibi yarabihanuye. Thank you so much my prophetess. I love you, I respect you, and I'm always there for you to respect and to honor you. God bless you. Isi irabizi ko ngukunda, iwacu barabizi, na Yesu arabizi ko ngukunda, n'abamarayika namwungeri mwiza arabizi ko ngukunda. Thank you so much for joining this video. So a big energy azamura umuriro. So yeah, normally I love, ariko mbere yuko mbabwira icyananuye ndetse nkababwirana n'ukuntu byagenze, ndashaka kubanza gutanga isomo ry'umunsi rero ntarindi, ndashaka kubanza kuritanga kuko nyine tujye tugirana inama nyine. When are you going back to Rwanda? I don't know. When I'm in Rwanda. You see? No, I'm not in Rwanda. Thank you, ma'am. Thank you, my prophetess. So Rwanda, I'm back soon because I need to go back and I need to come back. And yes, we are doing. Yes, banks nanjye ndamwemera yegishoro kabisa. You have to respect this woman. This is the woman of God twahuye. Ambwiza ukuri. Arambwira ati your life is in God's hands. Ambwiza ukuri, aranyaha, arankunda, arashyigikira mu buryo bumwe bundi. Rero ngomba kumuvuga kiriho azarama, ariko ngomba kumushimira kuko niyo mubona twicaye ahangaha tuba twarakubiswe. Nigeze gukubitwa umunsi umwe, hari igitero nanagabweho n'abadayimoni na satani n'abantu. Uyu mumama ni umuntu w'Imana, arazanyicaza mu modoka yaranzengurutsa, wenda ntabyibuka ariko numvaga ngiye nko gusara, ubwonko hano bwari bushyushye. Yambaye hafi mu bihe bikomeye, niyo mpamvu no mu bihe rero by'umunezero wanjye niwe marene nyine. Baby, I love you and all your family. I love you and I mean it. One day nzabikwereka, gusa nzakomeza kukubaha. Mbere wari ikibaju, none wabaye akaminyoni, byose ariko ni byiza. Baju minyoni biragendanye no. So ariko mbere yuko mbabwira uko byagende, US tour turagukeneye cyane ubyumve pe manzi. I'm coming darling, I'm coming. Erego ubundi iyo hataza kuba twara umugono urworizo rwa covid, ubundi byose twe twaranabirangije turi mu yindi step, ariko nyine haje urworizo rwa covid, ibintu byose tubishyira munsi y'akabati, turavuga tutereka duhindura imishinga, ariko biduha amahirwe. Aho bya amahirwe nge narize nkajya njya online niga nari gukora iki, nta gusohoka, nta ndege, nta modoka, nta moto, so ndiga. So US I'll come soon after Europe tour. Ndatekereza ko nintabanza Canada ndibuze muri US. France turagukeneye mabuja. Ivete ngewe surareba ndi hano I'm here, ariko nintakubona Ivete muri nintakubona le 5 Octobre Bruxelles, menye ko Bujumbura ni muhira ha kabiri. Wagaruye umubiri none sarahora waragiye Prince Brown, ara umubiri wanjye waragiye. So mbere yuko mbabwira icyananuye, ndashaka gutanga inama. Akenshi nta nubwo njya ndeba some comments kuko ibuzima umuntu anyuramo bumwigisha nyine ku rero murabisohoka yagira inkombike, ntabwo njya mbyigana, sinunda n'umuntu mbyiga. South Africa, you know, I was there in South Africa, nize UNISA, University of South Africa. Narahabaye ni heza. Concert yanjye ni Bruxelles et c'est payant, bien sûr c'est gala night. Il y a rien de free, il y a rien, hein. Faut payer avant, hein. Faut pas même pas payer le même jour, faut payer avant, hein. Kaneza ni net, oui 100 €, tu manges ukareba na concert uka ticket brut hafi ya Paris. Oh naguze ticket. OK ma chérie, je vais te voir. Nukuza nkaguhobera. So muri ubu buzima tubamo tugomba kwiga. Tugomba kwiga ikintu kivuga ngo ese niki kintu ngiye gutindamo, niki kintu ngiye gutindamo, niki kintu ngiye kubamo, niki kintu ngiye gukora gutya na gutya, kuko kenshi usanga hari ibintu dutakazamo imbaraga bikatumaramo energy nyinshi cyane, aho kugira ngo tubaze get to the point. Useka neza uzaza Dallas, yanzaza Dallas mafite famille nini cyane ku buryo ndi muri Amerika ntago nareka kuza Dallas, even if mba ndi Chicago, ariko nzaza Dallas. Afite 5 kilo mfasha nanuke please, ngiye kubafasha kunanuka, ariko kunanuka kwa mbere ni ikindi discipline. Ese urabyiyemeje? Ese uri tayari? Ese ibyo ugiye murabizi cyangwa tunu gupfa kugenda nk'umuntu uvuze ati reka nkurikire? Igihe cyose uzagenda nk'umuntu ukurikiye rero ntago bizacamo.
ariko ni wiyemeza yewe sinzi ko mwigize kubibona mu posts zanjye za mbere gitangira umwaka naye nabyiyemeje maze kwiyemeza rero kwiyemeza kwanjye mbushyira mu bikorwa ariko ngiye kubona mbona abantu aho kugira ngo umuntu ashishikarire kubanza ngo ngo twamukundaga by'ibishye ngo icyorezo cyaramunyunyuye cyagize gutya fine ubwo nyine genda ubigaburire wowe n'umutima it's going to rain no way utse ntabyo batweretse muri bya bintu by'abazungu ariko ntabwo mvuriko ariko ikintu cya mbere kunanuka nuko ubanza ukabyiyemeza kuko ntabwo ari ubwa mbere nanutse ntabwo ari ubwa mbere ntakaje ibiro byinshi nigize gutakaza ibiro byinshi cyane kurenza n'ubu ngubu ariko icyo gihe sinzi niba ari uko mutari munzi cyangwa mutari munyitayeho nk'ubu ngubu nta kintu na kimwe mwabonye ariko rero harageze reka mbabwire n'izi bintu bibiri yigo rero ndi kwa AMAKURU rega niho ndi training ariko ntabwo byiza bitwereka ko it's rain nagiye muri park ariko it's not far from home numva rero ndashaka kubabwira yuko ikintu cyose wiyemeje mu buzima ukigeraho iyo ufite ubuzima bufite intego ndetse ni gute waba umukuru wa company ubugende kwiyemeza kuba umuyobozi wa company runaka umuyobozi w'ibintu runaka leadership ya mbere hera ku mubiri wawe ni kuki wumva yuko byawe bitangaza nkajya kwibagisha yes my lovely prophetess yes I'm here kuki wumva yuko wabanza ukagenda ukaba umuyobozi w'ibintu byose ukaba umuyobozi wa group ya WhatsApp ariko udashobora kuba umuyobozi wa body yawe ngero mbere yuko ninjira muri gahunda ya regime narabanje niyemeza kugira gute kubanza kuvuga ngo uyu mubiri n'uwanjye iki gicece ni icyanjye yego narikunda gukonda ipe kabisa ntikunda nkamenya uburyo nambara taye yanjye nkamenya ibyo nambara nkamenya uko mbigenza bamwe bakantuka bamwe bakagira gute ariko igitutsi ntitutse nturabizi ko kitangira amagambo mabi ntibwiye ntago ntafata